imibanire yacu mu rugo aho tubaye, imibanire yacu mu baturanyi, uri umunyeshuri, imibanire yawe n'abandi aho wiga, ufite akazi, imibanire yawe n'abo mukorana, uri umukoresha, imibanire yawe n'umukozi. Ibyo bintu nabyo naje gusanga ari ingenzi cyane. Ese wowe ukurikiye Thousand Hills Empire ugiye kumva kino kiganiro, bantu utekereze kuri wowe ubwawe, ku mibanire yawe nabo muri kumwe. Ese wowe kubana ubyumva gute, cyangwa iyo bavuze ijambo kubana ubifata gute? Njyewe uburyo numva ko kubana cyangwa se kubana neza, imibanire myiza muri rusange, ni mu gihe uri kubana n'abantu ahantu muri hari amahoro, hari urukundo, hari gushyira hamwe no kwishimirana. Kuko iyo mufite imibanire myiza hari ibintu bibaranga. Ahantu hari imibanire myiza hari ibintu biharanga, ugasanga hari amahoro, hari umutuzo, mbega ibintu bimeze neza. Ariko se wowe uri kugira Thousand Hills Empire uyu munsi, imibanire yawe n'abandi imeze gute? Ndagira ngo tubwizanye ukuri, tuganire. Ni ukuri hari abantu bazi kubana, ariko uyu munsi tugiye kubwira ku bantu navuga ngo batazi kubana neza n'abandi bantu. Hanga ku mibanire n'abandi bantu muri rusange turaza gusangamo ibintu byinshi. Turaza gusangamo ese kubana n'iki, imibanire n'iki, kubana neza n'iki. Turaza gusangamo ibyiza byo kubana neza, turaza gusangamo ibibi byo kubana nabi. Mbega harimo ibintu byinshi byiza. Turavuga bad effect na good effect muri iki kiganiro. Hanyuma rero reka duhere ku bintu byiza, ku mibanire neza, yibana neza n'abantu muri kumwe. Urugero, ufite famille, ndi mu rugo, ndi umukobwa, mfite ababyeyi, mfite abavandimwe, nkaharanira ko tuba twabana neza cyangwa nkaharanira imibanire myiza. Ni ukuri ndahamya neza nashidikanya ko ahantu babanye neza, kabone nubwo nta bya mirenge baba bafite, ariko baba bafite ikintu cyitwa amahoro. Reka mbahereze urugero wenda nk'ingo ebyiri. Hari urugo rwa mbere, urugo rurakennye, yewe ntabwo bari ku rwego rushimishije muri ubu buzima cyangwa se muri iyi mibereho. Ni ukuri nta hantu baragera, ariko bafite ikintu twakwita kubana, bazi kubana pe. Kandi kubana harimo ibintu byinshi, harimo kwihangana, harimo urukundo, nk'uko nababwiye, harimo gushyira hamwe. Uru rugo ruzi kubana, ntekereza ko nta bintu rutacamo. Ndetse uru rugo ruzi kubana neza, byanze bikunze uyu munsi bishobora kudakunda, ejo ntibikunde, ariko ikindi gihe ugasanga bageze ku iterambere mu rugo rwabo kandi bageze ahantu heza hashimishije. Hanyuma hakaba hari n'urundi rugo rwose barakize, bafite ibintu byinshi, bafite amafaranga, bashaka gusohoka, bafite abana, bariga, ugasanga bafite ubuzima buri ku kigero cyo hejuru. Nta kintu bifuza ngo bakibure, nta kintu bifuza ngo wenda usange baciye hirya no hino bagiye gushakisha biki. Mbega ikintu cyose bakeneye bahita bakibona. Ariko uru rugo reka tuvuge ko rudafite imibanire myiza. Biroroshye cyane kuba nakinjirira umugore utabanye neza n'umugabo we, shaka kugira ngo ngere ku mugabo we, kugira ngo ninjirire uwo mugore mbe narimbura cyangwa se narwanya umugabo we, bizanyorohera cyane. Kuko bwa mbere ni abakene, ntabwo bimeze neza, ariko bafite guhuza hamwe. Biragoye ko uru rugo nubwo bakennye uzabasha kubinjirira ngo umenye ibintu byabo, kandi bahuza, bashyira hamwe, bakundana, ndetse bafitanye n'umubano mwiza. Ni ukuri byakugora muntu wanjye kuba wakwinjira runo rugo uko wiboneye. Barakennye, babayeho mu buzima bugoye, babayeho mu buzima bukomeye buri komplike, ariko bo bafite guhuza, bafite kubana. Ndetse biranoroshye cyane ko bashobora kuzagera ku iterambere ry'urugo rwabo, abana babo, mu gihe gito kandi gishoboka, kuko bafite imibanire myiza, bafite gushyira hamwe. Hanyuma reka twigire ku rugo rwa kabiri. Murakize, nta kintu mubuze, mu nzu yanyu mufite ibintu byose, ahantu heza, mushatse kujya hose murahajya. Mbega reka mvuga ngo murarenze muri makeya, ibyo dusigaye tuvuga muri iyi minsi cyangwa mvugo dukoresha, murarenze pe. Ariko mudafite imibanire myiza, ko imibanire myiza nge na definition nayikoreye cyangwa igisobanuro nayikoreye, nashyizemo urukundo, nashyizemo ubumwe, nashyizemo gushyira hamwe, nashyizemo ibintu byinshi bitandukanye. Ngaho tekereza urwo rugo rumeze gutyo, bishimye, bafite ibintu gutyo, bafite ubutunzi, bafite buri kimwe, ariko babuzemo kubana neza. Bivuze ngo kuba babuzemo kubana neza, babuzemo n'urukundo, babuzemo no gushyira hamwe, babuzemo kwihangana, babuzemo gushyigikirana. Uru rugo njyewe nishaka kurwinjirira, mubyumve neza,
cyangwa ninshaka kuba nabarwanya ninshaka umwe kugira ngo ngere ku wundi bizanyorohera kubera iki nta rukundo bagifitanye nta bumwe buri muri bo. Ikindi nababwiye ntakubeshe nukuri utize kubana neza n'iterambere ryawe rirahungabana. Wari ufite amamiliyoni, wari ufite ubutunzi bwinshi, ariko wabura communication we n'abandi mu rugo rwawe, mu bana, mu baturanyi, wabura good communication, usanga ibintu byose usubiye hasi. Sibyo? Usanga usubiye hasi, ugasanga ugiye ahantu hatari heza kandi nyamara ntago byari bikwiye. Hanyuma reka turebere hamwe twese, ese ni ibihe byiza dukura mu kubana neza n'abandi, ese ni ibihe byiza dushobora kwakira cyangwa guhura nabyo mu gihe twagize cyangwa twashishikariye kuba twabana neza n'abandi bantu. Icyo nababwira cyo, mu gihe ufitanye umubano mwiza n'abantu, mu gihe ufitanye umubano mwiza mu rugo rwawe, abana bawe, abo muri kumwe, ikintu cya mbere gihambaye ndi bukomeze gukontaho uzagera ku iterambere. Nubona uzi kubana mu rugo rwawe, heda niyo waba udakize, wibura ibyiringiro, iterambere rirahari. Sibyo? Kuko mufite gushyira hamwe, mufite urukundo, mufite ibintu byinshi, bya bindi byose nagiye mbabwira, ni ukuri iterambere rirahari. Hanyuma ikindi kintu nababwira cyangwa se indi ngaruka nziza yo kubana neza, ni ukuri ugira amahoro pe. Reka nkubwire, uzarebe niyo waba uri ahantu ufite abaturanyi ariko ugasanga mufitanye communication nziza, ariko uzi gusohoka mu rugo. Reka mvuge njye Emelisa ndasohotse ndatambutse nyuze ngudo ndakiriya ngo urumva ibyo bintu nta mwuka mwiza navuga ngo uri muri society, nta aho hantu nta kintu cyaba kirimo amariko mivuga mvuge ko nta kintu kirimo. Ariko iyo utambutse avuga ati ariko sha nubwo uri amuntu ameze kuriya, nubwo ari umukira, nubwo ari umumabuja, ariko disazi kubana, ariko disi agira umutima mwiza, afite urukundo, afite iki. Ibyo bintu ni byiza, byubaka icyizere. Nanone kamera uko ijambo icyizere, byubaka icyizere muri society kandi ugasanga bikugize undi muntu utatekerezaga. Hanyuma ingaruka, hari n'ingaruka mbi zo kubana nabi. Inshuti zanjye, nukuri mu gihe utazi kubana neza ubura amahoro. Kuri nta mahoro ushobora kugira kuko uhora uvuga ngo wenda uriya muturanyi turahanganye, reka ukabuzwa amahoro nuko yaguze umwenda mushyashya, ntabwo muzi kubana neza, nta communication mufitanye, nta rukundo, nta bumwe. Ugasanga njyewe mpangayikishijwe n'imyenda umuturanyi wanjye yaguze, ndavuze ni nanjye iriya myenda ngo mbe nyishake, ndanyuze no mu nzira mbi kugira ngo mbe nayibona, nkoze ibintu bidakwiye kugira ngo mbe nayibona. Ugasanga n'iki ntabwo mubanye neza, murahanganye. Iyo utazi kubana neza ubaho mu buzima bwitwa guhangana, ubaho mu buzima bwitwa kutanyurwa n'ibyawe, gushishikarira iby'abandi, kurarikira iby'abandi. Kubera iki? Urahanganye, ntabwo uzi kubana neza. Kuko njye maze kubana neza, ntabwo umuturanyi wanjye yagera ku byiza ngo ngire ishyari, no. Kubera ko kubana neza, muri definition yo kubana neza, mu gisobanuro cyo kubana neza, hajemo urukundo, hazamo ubumwe, hazamo amahoro, ndetse n'ibindi bintu byinshi twagiye tuvuga. Rero Abanyarwanda, ntabwo kubana neza ndi kuvuga si mu rugo, si no mu baturanyi gusa. Uri umubosi, uri umukoresha, ufite abakozi ukoresha benshi, ufite amafaranga, ufite abantu uhemba, ufite abantu utungishije, ariko kubana nabo neza byarakunaniye. Urumva? Kubana nabo neza byarakunaniye. Umukozi ashobora gukora agakosa ugasanga uzamura kamere, ugasanga wenda wose mutayemo namukomerekeje, ahuye n'ibikomere mu kazi atatekerezaga. Kubera iki? Kubana neza. Kuko navuze ndikukunda kugaruka ku ijambo kubana neza n'igisobanuro cyaryo, harimo urukundo n'ubumwe. Nubwo uri umukoresha ukaba ufite umukozi, ariko mukeneye, niba ushaka ko business yawe itera imbere, kubana neza birakenewe. Kuko mukeneye urukundo mu kazi, bakeneye abakozi bagukunda akazi, bakeneye no gukunda umukoresha, bagakunda ibyo bakora kugira ngo bifashe mu iterambere rya business yawe. Uri n'umunyeshuri uriga, wenda uri muri secondaire, icyiciro cyose waba urimo, ariko ugasanga mu ishuri kubana byarakunaniye. Warwara ugasanga wiriwe muri refimori, uri umunyeshuri, wabuze n'umunyeshuri wajya kuzana ibiryo muri refi. Kubera iki? Ntabwo kubana neza byarakunaniye. Ugasanga wabwiriwe, uraburaye, ariko ugatekereza gusa kubera iki? Abandi bana barwara muri bari muri refimori, ngabana babazana ibiryo, bagiye muri kantine, babagurira amata, bagize gute. Kubera iki? Hari ikintu kitari cyiza wubatse.
ufite bad communication with others, ufite communication mbi ku bandi bantu, ariko ndagira ngo ngire ko hari kiri amahirwe kuri wewe wari ufite communication mbi cyangwa se wari ufite imibanire mibi hagati yawe n'abandi bantu, birashoboka ko hari ibintu wahindura. Ibi kindi kintu nakubwira, kugira imibanire mibi bikuzanira ikintu cyitwa icyangiro. Umuntu utazi kubana ntago abantu bamukunda. Umuntu utazi kubana, nanjye sinagukunda pe utazi kubana. Umuntu utazi kubana rwose aragorana, kuko wabashaka gukora ibintu bya wenyine, nta umwe afite, nta rukundo, nta bya bintu byose twagiye tuvuga. Ariko ndagira ngo mbwire ko hakira amahirwe ko wabihindura. Niba ubona kubana byarakuraniye, kubana neza bikakunanira, urabigerageza bikanga, ubigira ishyaka, ukumva ubinyotewe ariko bikanga, kamere ikanga iki, abantu bose ngo ndakubwira ngo mujye gusenga Imana ushobora byose, kandi nta kintu itagushoboza, nta n'ikintu utageraho uri kumwe n'Imana cyangwa se wizeye Imana. Hanyuma rero birashoboka, nkunda kuvuga ngo biragoye ariko birashoboka, ni ukuri birashoboka. Hanyuma nababwiye ibintu bibiri by'ingenzi, nababwiye ku byo dukoresha imbuga nkoranyambaga, nababwiye ku mibanire yacu myiza. Ni ukuri iyo uzi kubana neza abantu baragukunda, niyo waba ukennye, mbega niyo waba ukize ugasanga n'abandi bari hasi yawe baravuga ati cyaze wamana. Ni ukuri no muntu basi dukomeza umuhereza imigisha ko atubanira neza, ni umukire dukodesha mu nzu ze ariko atubanira neza, niyo ukwezi kumwe byanze arakwihanganira, ejo tukaba twamwishyura. Kuko reka tuvuge wenda uri landlord, uri umukire, ufite abapangayi mu rugo, ufite abantu bakwishyura ku kwezi, uyu munsi niba umwe bimwangiye wita navuga ngo umushyira ku karubanda, umuteze abantu ugira gute, kuko mwarubatse umubano mwiza, mufitanye communication nziza, rwa rukundo rurakuganza, kwa gushyira hamwe bikakuganza, ugasanga ubaye undi muntu wundi utatekerezaga. Rero twirinde kandi tube maso, ndetse tunaharanire guhinduka. Kuko wumvishe ikiganiro kumva ari ibintu ugomba guhindura ariko ntubihindure, ni ukuri waba uritswe n'umuntu utacyumvise. Ariko Thousand Hills Empire icyo twifuza ni ukubahereza inama nziza zishobora kubafasha mu iterambere ndetse n'iterambere ry'abandi bantu. Ni ukuri reka mbabwire mujye mukumbura ibiganiro bica kuri Thousand Hills Empire, wa mubyeyi we ujye ubikumbura, kuko hari ibintu byinshi uzabasha kugenda ugeraho. Katuvuga ko uyu munsi twize ibintu bibiri, twize amasomo abiri, twize gukoresha imbuga nkoranyambaga, twize ibyiza byazo, ibibi byazo, kuko iyo wamenye ikibi cy'ikintu ubasha kukirinda, niyo wamenye icyiza cyabyo umenya uburyo ki ubikoreshamo. Hanyuma twamenye n'ikindi kintu cya kabiri cyitwa kubana. Twizeye ko tugiye guhindura imyitwarire, imimerere, imigendere, uburyo tubanamo n'abandi bantu. Abantu babikora neza ni ukuri mukomerezaho kandi Imana ibahereze umugisha. Hanyuma n'abantu mutabikora neza ni ukuri ndakwinginze pe mbabarira ubihindure, bizagufasha muri ubu buzima kandi ndizera ko uzabona umusaruro. Hanyuma mufite ibitekerezo, ndabizima mufite ibitekerezo byinshi cyane, mujye muri comment mutubwire ibiganiro niba ucyumvishe kikagufasha wikihererana. Of course ufite inshuti, ufite abavandimwe se, ufite n'abandi bantu uzi kubana byananiye, ufite uzabandi bantu wenda bakoresha imbuga nkoranyambaga nabi, wikihererana, gerageza unabasharinge kugira ngo nabo babe bakakira izi nama ndetse baduhereza n'inyunganizi. Ni ukuri reka mbashimire, mwakoze cyane kuba nanjye kuri uyu munsi kuri Thousand Hills Empire ya Emelisa nk'ibisanzwe, kandi tutongera guhura dukumburanye. Mwarambwiye inama, nanjye mwarambwiye ibitekerezo cyangwa se n'ibindi bintu mwamwifuza ko tubabwiraho. Murakoze, mugira amahoro cyane.